Niba hari igitabo cyakunzwe kubera amasomo agikubiyemo ashobora gufasha umuntu guhindura ubuzima bwe, ni igitabo cyitwa On the Shortness of Life, cyanditswe n'umufilozofe uzwi ku izina rya Seneca, ari nacyo tugiye kurebera hamwe muri kino kiganiro n'amasomo y'ingenzi agikubiyemo. Iki gitabo kivuga ku gaciro k'igihe n'impamvu abantu benshi bumva ko ubuzima bafite ari bugufi, nyamara ikibazo nyamukuru ari uburyo bakoresha igihe bafite, atari uko igihe cyabo ari kigufi. Kugira ngo ubyumve neza unasobanukirwe n'agaciro k'igihe, ushobora kubaza nk'umuntu wigeze kugera ku kibuga cy'indege agasanga indege yagombaga kugendamo imaze guhaguruka kubera ko yakerereweho iminota mike cyane. Wenda yari yaramaze kwishyura itike, afite n'impamvu ikomeye yagombaga gutuma akora urwo rugendo muri icyo gihe. Ushobora kandi no kubaza umunyeshuri watsinzwe nk'ikizamini kubera igihe yari yahawe habuzeho umunota umwe kugira ngo uwo munyeshuri abe yabasha gutsinda icyo kizami, kandi wenda hari iminota yari yabanje gupfusha ubusa ntiyite kuri time management. Ubwo buhamya bw'abo bantu bushobora kukumvisha ko igihe gifite agaciro gakomeye, ariko abantu benshi nawe urimo bakamenya ku gaciro batakibashije kugarura igihe bataye. Uyu mufilozofi nawe muri kino gitabo yagaragaje uburyo umuntu yakumva agaciro k'igihe kandi akanagakoresha neza mu buzima bwe bwose. Ariko mbere y'uko twinjira mu nyandiko ye, reka tubanze turebere hamwe ese ni muntu ki. Amazina ye ni Lucius Annaeus Seneca, uzwi cyane nka Seneca the Younger. Yari umufilozofi w'umwanditsi wo mu bwami bw'Abaroma wabayeho hagati y'umwaka wa 4 mbere ya Yesu n'umwaka wa 65 nyuma ya Yesu. Akaba yaravukiye ahitwa Cordoba muri Espagne. Yamenyekanye cyane kubera kuba umwe mu bantu bakomeye mu ishuri rya philosophy Stoicism. Yagize uruhare mu miyoborere y'ubwami bwa Roma nk'umujyanama w'umwami Nero. Ikindi ukaba wanamenya yuko uyu mufilozofi yanditse ibitabo byinshi byibanda ku buzima n'imyitwarire ya muntu, harimo n'iki twibanzeho muri iki kiganiro, On the Shortness of Life. Nicyo rero tugiye gukomerezaho turebaho, ariko tugerageza no kubihuza na reality y'ubuzima. Iyo urebye ubuzima bwa buri munsi usanga abantu benshi bavuga ko badafite umwanya uhagije, ariko akenshi ikibazo si ukubura igihe ahubwo ni uburyo bagikoresha. Ushobora kumara amasaha menshi mu bintu bidafite umumaro, ariko ukabura umwanya wo kwiga cyangwa se kwiyubaka. Ikindi ushobora kumara imyaka uvuga ngo nzakora ibintu ejo, ugahora muri bidashyira mu bikorwa, kandi ukirengagiza ko ibyo bintu uhora usimbutsa iminsi cyangwa igihe cyo kubikora ari nk'igice cy'ubuzima kitazongera kugaruka, kandi ukanirengagiza ko amahirwe yo gukora ibyo bintu uyu munsi atari azaba hari ejo kugira ngo uzabitangire. Seneca rero muri iki gitabo yagaragaje yuko umuntu agomba kumenya icyaha umwanya we, cyane cyane nk'umwanya we akawukoresha mu bintu bimwubaka aho kuwukoresha mu bitamwubaka. Ikindi ni uko reality y'ubuzima abantu bita kurinda amafaranga yabo, ibintu byabo cyangwa imitungo yabo, ariko bakibagirwa kurinda igihe cyabo. Seneca yagaragaje yuko abantu batakagombye kwirengagiza kwita ku gihe cyabo kuko ari nacyo kitagaruka iyo gitakaye. Agakomeza agaragaza ko amafaranga cyangwa ibindi bintu iyo byo bibuze bishobora kongera kugaruka, ariko igihe cyo ntibishoboka. Uzabona ko ari nk'igihe abantu baba bashaka kwiba igihe cyawe, bashaka kugukoresha mu nyungu zabo, bumva ko bagomba kukugira igikoresho cyabo. Aha uyu mufilozofe yibutsa abantu ko bagomba kwirinda gupfusha igihe cyabo bita ku by'abandi, ibyabo biri kwangirika. Agakomeza anagaragaza ko hari abantu batabaho ubuzima bwabo, ahubwo babaho bashaka kunezeza abandi cyangwa se kubashimisha. Kubera yuko nitegereje umuntu ashobora kumara imyaka myinshi ashaka guhora agaragara neza, yigereranya n'abandi kugira ngo yemerwe, ariko akibagirwa kwita ku byo yahamagariwe gukora. Rero hano Seneca yanzura avuga ko igihe ari icyawe ugomba kugikoresha mu buryo bufite intego. Tugana ku musozo, isomo ry'uruti rero wakwigira muri iki gitabo On the Shortness of Life ni uko ikibazo atari uko abantu bafite ubuzima bugufi, ahubwo akenshi bapfusha ubusa igihe bafite. Umuntu ashobora kugira imyaka myinshi yo kubaho, ariko iyo ayimaze mu bintu bidafite agaciro abaho nta terambere agezeho mu buzima bwe. Niyo mpamvu ugomba kumva ko gusobanukirwa ko igihe cyawe ufite ugomba kugikoresha none mu biguteza imbere, ahubwo urumva ko uzagikoresha ejo, cyangwa se wumva ko ugomba kugitakaza mu bintu bitakubaka. Kubera yuko igihe nicyo kintu buri muntu umwe ari we wese ahabwa, ariko uburyo wagikoresha nibwo bugena uko ubuzima bwe buzaba bumeze mu gihe kizaza. Wakoze cyane rero wakurikiye kino kiganiro. Niba ugikunze
kora subscribe, like, utange n'igitekerezo cyawe muri comment. Njye waguteguriye nkanakugezaho nitwa Ernest. Dusubire mu bindi biganiro.